Ngiye kuganira gusa hari ukuntu abantu benshi cyane tugiye kureba inyama zikiza cyazo kuki ziteje akaga kuki muri biriya bigeze bazirya kubera iki abantu bavuga kuzirya kubera iki atari ngombwa kuzirya ni ibintu byo kwibaza ubundi muri Petero ya kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 atubwira ngo kwizera ni mukongera ingeso nziza muzongeraho kumenya mukongeraho kwirinda no kwirinda mukongeraho kwihangana ni intambwe 3 zikomeye kumenya kwirinda kwihangana iri jambo kubera iki ni ukuvuga ngo muri iyi si abantu benshi cyane ntabwo bamenye neza iyo hatariho kumenya ntiwemerewe kwirinda utazi nta nubwo wemerewe kumenya ngo we kwirinda ni amagambo abiri kivo de pere umaze kugira kumenya science ugomba kugira icyo bita temperance cyangwa se sobriété umuntu umaze kumenya aririnda kandi umuntu wirinda agomba guharanira kumenya kuko ibi bintu byombi birajyana ni bibi kwirinda utazi kuko ntiwamenya n'ibyo wirinda ni bibi kumenya ntumenye neza niyo mpamvu turi bugerageze kuvugaho gato cyane kubirebana byiza by'inyama nibihe kandi ibi byazo nibihe kuki se abantu bamwe batazirya ese batazirya bahombye iki ibyo nibyo turi bugerageze kureberaho neza ngo nibura mu gihe twiga mu gihe dukurikirana mu gihe mbese ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa kuvuga gusa si n'igihe cyo gupfa gukora gusa si igihe cyo gupfa kurya gusa si igihe cyo gupfa kwifata gusa ahubwo ibintu byose buno avec attention ni ukuvuga ngo iyo uvuze ko ibintu byose bikugira ibyo bita attention yagira ngo wenda icyo bita la viande de porc et le cancer yarangiza ubisomye harimo byinshi cyane nakunda ko buri wese yagaragaza kumva kandi agasobanukirwa kuko turiho mu gihe cyo kumenya niba hari igihe kigeze kibaho cyo kumenya ni iki ngiki ni kubera iki rero usomye neza ugakurikirana neza bitavuze ngo abana ahubwo ukamenya neza ukabanza mbere y'uko wumva ibintu ukabanza wumva neza de la viande ingaruka yo gukoresha inyama cyangwa se bitwaye iki bakoresheje ijambo rongo noneho hari igihe waba uyibuze rero ariko byo bita inconvénient maladie produite ou aggravée par la consommation habituelle de viande ni indwara zaterwa n'inyama cyangwa se zikongerwa no kurya inyama izo ni nk'indwara y'umutima ni indwara yo kumungwa kw'amavugufa ni indwara y'amara manini ni indwara ya rubagimpande ni indwara yakazamo diabete ni indwara ya gute na kanseri izi nizo ndwara nibura zaterwa n'inyama cyangwa zo waba wari uzifite zikongerwa no kurya inyama nicyo wakoresheje ngo maladie produite ou aggravée par la consommation habituelle de la viande ku mutima rero bigenda bite cœur pour la consommation de viande est importante il y a des risques de maladies coronariennes y compris l'infarctus du myocarde aha ukurikiranye neza uko gukoresha inyama biba kenshi kandi bikahora mu mwanya w'imbere umuntu ashobora guhura n'akaga kugwara indwara z'imitsi ijyana mu maraso nko kuziba kw'iyo mitsi ibyo ni muri iki gitabo cyitwa Guide des aliments cya mbere page yacyo 301 burya inyama ziriwe cyane intandaro y'indwara y'imitsi y'umutima ajyana amaraso mu mutima bikaba bishobora gutuma amaraso aziba imitsi iziba y'umutima indwara ya kabiri osteoporose ni igihe habaho kumungwa kw'amagufa ibyo kuko harimo ijambo bita os arangiza la consommation de protéines d'origine animale comme celle de la viande ainsi que les excès de sel augmente les pertes de calcium avec l'urine iyo umuntu arya imboga inyama cyane cyangwa umunyu mwinshi agira ingorane yo kuzimiza calcium mu gihe cyo kwihagarika nuvuga ngo aho ni hazimiriza impamvu intandara inyama zifite calcium ariko wanazirya ukongera kwihagarika indi nyinshi noneho bigatuma amagufa abeshwaho na calcium kuri 99% bigatuma amagufa atangira kumungwa bitewe n'inyama ngiyi impamvu ainsi ces deux facteurs diététiques contribuent au fait auto-élevé de l'ostéoporose observée dans les pays occidentaux mu bihugu by'uburengerazuba bakunze kugwara indwara zo kumungwa amagufa ariko byaragenzuwe bisanga yuko gukoresha inyama kenshi kandi nyinshi n'umunyu kenshi kandi mwinshi byabaye intandaro yo kugwara indwara zo kumungwa kw'amagufa
ako ni akaga ka kabiri ko gutuma gaterwa n'inyama. Ku ngingo ya gatatu, trouble intestinal, mu mara habamwe imvururu. Iyo abantu barya inyama mu mara habamwe imvururu. La diverticulose du côlon est plus fréquente parmi ceux qui consomment beaucoup de viande. Il en est de même avec la constipation. Ku bantu barya inyama nyinshi bagira ingorane y'imvururu y'indwara bita diverticulose. Ni indwara 12 zishamikiye mu kubura imboga cyangwa zikaba nkeya mu maraso, bigatuma umuntu mu mara yahahora mu kibazo. Ngo amara yabaye maremare, abandi ngo yabaye manini, abandi ngo ntibituma, abandi ngo bararibwa, abandi bagira imyuka myinshi, abandi basura imisuzi nuka. Abo bose amara yabo inyama. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu ubwo inyama zifite uruhare mu gutuma amara y'umuntu atamera neza, mu kubara muri izo ndwara bita maladie rubaga impande. Inyama, il y a abondance de preuves scientifiques que l'arthrite rhumatoïde et d'autres maladies rhumatismales chroniques dégressent substantiellement avec le régime végétarien avec l'exemple de viande. Byagaragaye neza ko ku bantu benshi cyane ubushakashatsi bwihariye buhamye bufite intangamugabo ihagije, ibyo bita recherche scientifique, bitari imyemerere ahubwo ari ukumenya neza ibisabwa, byarakurikiranywe bisangwa neza ko rubaga impande no kugwara ingingo aho amagufa ahurira ndetse no kumungwa kwayo bishobora gukomoka mu byo abantu bahunga cyane ibyo kurya bikomoka ku bimera. Ubwo rero kubw'ibyo bigatuma bagwara iyo bita rhumatisme. Goutte, inyama zishobora kugutera indwara yitwa goutte. La consommation de viande produit ou aggrave la maladie de la goutte. Bitewe na proteine nyinshi cyane kandi umubiri wawe hari igihe uha inyama nyinshi yarangiza ukananirwa kwakira proteine z'inyama zikaba nyinshi zitangana n'ibyo kurya. Noneho umubiri wawe noneho gukorera umubiri cyane kuwikorera inyama no kuha proteine yari ikwiranye n'inka, nawe ukarya nyinshi, yarangiza wowe ukarya ibirenze ubushobozi bwawe. Noneho yarangiza bigatuma bimwe bidakora cyane ko bimwe bazirya yirirwa yicaye mu ntebe, abandi bakazirya ari mu modoka, abandi bakazirya yiryamiye. Noneho ntiyazamukaga n'agasozi, ntahinga, ntiyikorera, ntasohora ibyuya, bityo ntiyagarika, mbese muri magufi. Noneho proteine ze zikamurundamo zikazahinduka amazi. Ayo mazi rero kayida acide urique, yarangiza akatera ingingo kurwara, agasigara munga amagufa. Ibyo présence de purine formatrice d'acide urique dans les viandes, particulièrement les vaisselles, et action acidifiante de la viande. Mu nyama habamwe indurwe, ibyo ni impamvu ebyiri zatuma umuntu agwara goutte. Ku ngingo iheruka ya gatanu y'ukuntu inyama zitera diabete, on a démontré qu'une forte consommation de viande expose un plus grand risque de diabète. Byarakurikiranywe ko abarya inyama cyane bashobora guhara diabete, puisque cette maladie est moins fréquente chez les végétariens. Iyi ndwara ya diabete tikunda gufata abarya ibimera, abo bita vegetarian. Noneho kubyo kugurya hari abantu baba carnivore barya inyama, babarya nyama, hakaba n'abavanga babita omnivore cyangwa se bafatanya byose, yarangiza akarya imboga, akarya n'inyama cyangwa akanywa n'amata. Hakaba n'abari vegetarian pure babaho gusa batungwa n'ibimera gusa byonyine ubwabyo. Rero kubw'ibyo iyo proteine z'inyama zibaye nyinshi mu mubiri zishobora kugeraho zikabyara isukari, zamara kubyara isukari, iyo sukari kazabyara diabete. Nguko ni ibintu bitanu: ububi bw'inyama ni ku ndwara z'amagufa, ububi bw'inyama ni ku ndwara z'umutima, ububi bw'inyama ni ku ndwara z'amara, ububi bw'inyama ni rubaga impande, ububi bw'inyama ni kuri diabete, ububi bw'inyama ni kuri goutte. Noneho kubakurikirana noneho bitwaye iki mu buzima busanzwe, bitwaye iki mu buzima busanzwe, kugira ngo nibura umuntu wese agerageze kumva ni ibiki biba bishatse kuvugwa, biba bigenze bite. Kuko hatabayeho kubimenya neza wakora ibintu utazi ibyo bikoreramo. Noneho ni ijambo barikoresha ngo tous les êtres vivants, végétaux comme animaux, possèdent des protéines dans leurs cellules. Ubundi ibintu byose bihumeka bifite proteine muri byo. Ariko icyo ndi bwiteho cyane nshaka ko twitaho kandi tugakurikirana neza, ni ukumenya neza ko ni ijambo rikoreshwa ngo nusome seke numanjo, ntabwo turi ibyo turya. Rero iyo tugeze ku ijambo ku byo turya, tugabanya ibiribwa bikomoka ku nyamaswa bitewe nuko iyo tubaye ibyo turya twaba za nyamaswa.
mu mitekerereze, mu mipangire, mu guhubuka, mu kurakara, mu gukoresha imbaraga. Dukoresheje inyama nyinshi cyane twagerageza ibitekerezo zacu zaba hasi, tugapanga nk'uko inyamaswa zipanga, tugapangura nk'uko zipangura, tugahangana nk'uko zihangana, tugakandamiza nk'uko zikandamiza. Ibyo bisabwa byatuma kumva abandi bigorana. Rero icyo mvuge nti imitegekere yazo, imirire yazo, imyumvire yayo uko tuzumva, umuntu yakubwira ati ariko none se ko kera baziryaga. Reka mbarangire niba muri abasomyi ba Bibiliya. Ku basomyi ba Bibiliya, iyo umuntu yabaga mu Isirayeli ari inyama, yagomba gukora ibintu ndi buvuge bine. Bwa mbere nta maraso yayo yanywaga, kuko amaraso arimo ubugingo. Nta mwijima wayo yaryaga, kuko umwijima uhurirwamo n'imbuto z'indwara. Nta mpyiko yaryaga, bitewe n'uko impyiko nayo irimo imyanda igiye gusohoka. Ntabwo yaryaga urugimbu kuko rwangiriza. Ntiyashyushyaga, izo nyama zatekwaga zikarangiriraho. Kubw'ibyo tekereza ko ubwo babaga bazirangije mu buryohe bwazo. Inyama utari y'umwijima, ntunywa amaraso yayo, kandi ukayiteka igatinda igashya. Ntabwo botsaga bo, keretse zagenewe Imana zonyine, ubwo nizo bashyiraga ku gicaniro. Rero kubw'ibyo wumve neza ko noneho akubitiraho muri kino gihe cya scientifique, muri kino gihe cy'intambara, muri kino gihe cy'imivo y'amaraso, muri kino gihe cy'intwaro za kirimbuzi, inyama zirimo ya myanda ya bya bindi, haba mu mafi, haba mu nyama, iyo myanda ihinduka iyica, ikabyara kanseri nyinshi cyane. Dore ko inyamaswa buno zivurwa nk'abantu, kuko rero imiti yiyongera mu nyamaswa kandi ikarishye. Namwe murabizi ko utanze nk'icyitegererezo aho nsoreza, ufashe nk'umuti bita Penistrepto, ni umuti batera inka, ahubwira bati mu masaha 96 bayiteye nta kunywa amata yayo. Iramuka ipfuye ntiwakwemera kurya inyama yayo itari yarangiza iminsi 31. Kiretse niba barayiteye igatinda gupfa, iminsi 31 yarangira bayishe, warya inyama yayo. None buno bayitera mu gitondo, nimugoroba igapfa ukayirya. Bakayitera bakamukanywa amata. Ubwo rero bigaragara neza ko imibiri yacu imaze kugira resistance bitewe n'imiti yagenewe inyamaswa iremereye. Noneho twebwe tukayinywa mu mata no mu biribwa no mu nyama zayo, tukononekana. Rero iyi mpamvu ni impamvu Imana yapanze ko abantu mu minsi y'imperuka bazarya ibikomoka ku bimera. Ibyo ni impeke, ni imboga, ni imbuto. Imana ibafasha.